Shalom shalom, ndakwakiriye kuri Youth Time Revival. Kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje kandi ndakwakiriye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Muri iki cyumweru ndashaka ko tuzaganira ku gakiza kacu, agakiza Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Tuzavuga ku gakiza, tuzavuga ku munezero ndetse n'ishimwe dufite mu mitima yacu kuba Imana yarabitekereje kandi ikabigambirira mu rukundo rwayo kugira ngo impe aka gakiza. Ni ubuntu bw'Imana kandi n'impano yavuye ku Mana. Reka rero tuzaryoherwe no kumva intego ikomeye cyane y'Imana ndetse n'umunezero uri mu mutima w'Imana kubw'iyi mpano yashyize mu mutima wawe. Kandi nawe utarahura na Kristo, ndagusabiye ngo ubu buntu bw'Imana bukubeho kandi buguhobere, bukubyare ube umwana w'Imana. Nyemera rero turebe ijambo ry'Imana mu Baheburayo, igitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere n'umurongo waho wa mbere n'uwa gatatu. Baravuga ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Haleluya! Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Imana ishimwe cyane. Mfashemo amagambo make kandi yuzuzanya kandi numvishe Imana ishaka ko tuganiraho kuri uyu munsi. Mwene da, hari amakuru meza ngufitiye. Ndashaka kukubwira ko imiterere y'Imana, Imana iteye ukuntu yagerageje gusobanurira umuntu. Iyo urebye mu Migani igice cyaho cya 8 umurongo wa 30, iravuga ngo ibineza neza byayo, haleluya, ngo byari ukubana n'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndashaka ko twongera kuganira ukuntu mu miterere y'Imana icyatumye irema umuntu ngo nuko yumvaga muri uwo muntu harimo umunezero wo kubana nawe. Haleluya! Mu miterere y'Imana yuzurizwa umunezero wayo mu kubana n'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo imibereho Imana yagiye ikomeza kugira nyuma yo gucumura ndetse k'umuntu, ni imibereho yo gusanga umuntu kugira ngo ibane nawe, kandi ni imibereho yo kongera kubaka umuntu wayo kugira ngo yuzure kandi anezezwe n'Imana, nayo ikomeze kuba muri uwo munezero wo kubana n'umuntu. Hano rero umurongo wa mbere uratubwiye ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi. Haleluya! Ndashaka kubwira ko Imana yacu ivuga, kandi ntago ba sogokuruza aribo basabye Imana ngo ibavugishe, ahubwo Imana muri uwo munezero wayo kandi yaremeye kubanamo n'umuntu, yo yagize ubuzima bwo gukomeza gusanga umuntu, kwigisha umuntu, guhumura umuntu, gukiza umuntu. Haleluya! Imana rero itera intambwe kugira ngo ibane n'umuntu no muri ubwo buzima bw'icyaha, ariko ku ntego imwe, ku ntego yo kugira ngo imuzanire ubuzima bw'intsinzi. Yesu ashimwe cyane. Rero ngo Imana na kera kose ngo yajyaga isanga ngo basogokuruza bacu, ngo ariko ikavugana nabo ngo ikoresheje abahanuzi. Ngo ibyo bintu yabikoze ngo yabikoze ngo mu bihe byinshi ngo no mu buryo bwinshi. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo muri ibyo bihe Imana yagendaga ivugana nabo, kandi yakoreshaga uburyo butandukanye kugira ngo ibahereze kandi ibamenyeshe icyo yashakaga kubamenyesha. Ikintu nakubwira muri uyu mwanya, aho tugiye kuganira ku gakiza kacu Imana yaduhereye muri Kristo Yesu, ndashaka kubwira ko aka gakiza Imana yagambiriye kukatuzanira kugira ngo kaduheshe ubuzima Imana ishaka ko tugira. Haleluya! Agakiza rero Imana niyo yakazanye, kandi yakoresheje ibihe byinshi n'uburyo bwinshi kugira ngo ize kunyigisha. Intego y'Imana ikomeye yo kwigisha umuntu ni ukumukiza ubutware bwa kamere y'icyaha. Hanyuma ngo muri iyi minsi rero y'imperuka,
ngo imana ngo yakomeje kugenda mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi ivugana n'abantu, ariko bigeze muri iyi minsi ngo ikora ikintu kidasanzwe, ngo ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. haleluya, haleluya. Ndashima imana yaduhaye umwana. Wenda tuzavuga uyu mwana, ariko noneho mu mwanya muto dufite uyu munsi ndagira ngo dushimane imana yagambiriye no kongera kutuzanira ibihe byo kuvuganira natwe mu mwana wayo ari we Kristo Yesu. Ngo uwo mwana wayo, hano ijambo ry'Imana riramusobanura ngo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose. haleluya. Ngo Kristo uwo nguwo, ngo imana ngo yamuteguye kandi imutekerezaho kizamuraga ibintu byose. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu ubwenge bwawe bushobora kubihuzahuza nk'uko usanzwe uhuzahuza information zizo mu isi ukagira ibyo utahura, ariko ibi bintu ndasaba imana ngo ibiguhishurire. Kristo mu migambi y'Imana yatekereje kuzamuraga byose. haleluya. Niyo mpamvu ngo imana ngo yashimye ko muri ibi bihe by'imperuka ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Mbega mu yandi magambo, natwe turi isezerano rya Kristo. Yesu ashimwe cyane. Imana yadushingiye, yaduhaye ubwo buzima bw'umwana wayo kugira ngo iturage kubashishwa no gutsindishirizwa n'uwo mwana wayo. haleluya. Ngo mu bihe rero by'imperuka ngije kuvuga noneho ngo ikuraho abantu bitwa abahanuzi, iva mu bantu bari kuri grade natwe turiho, bari kuri nivo natwe turiho, ngizana umwana rero. Imana ishimwe cyane. Ngo uwo nguwo kandi ngo niwe yaremesheje isi. Ibi bintu ni binini, reka ntambuke, ntacyo umwuka wera bigusobanurire. Ariko nanjye kubwira ko mu kurema mbere y'uko Imana irema n'umuntu, ngo Kristo ngo ni imbaraga zayo, ngo ni umunezero wayo. haleluya. Ngo ni nawe kandi yaremesheje isi. Imana ishimwe. Aho ntabwo minjira cyane, ariko ijambo nashatse cyane ko dushimangira uyu munsi rikuru y'umurongo wa 3 riravuga ngo uwo ari we Kristo, kuko ari ukurabagirana, ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo. haleluya. Rero hano Imana iri kutwereka noneho Kristo uwo ari we, uwo nguwo Imana yavuganiyemo natwe, ngo ni umubiri w'Imana. haleluya. Ngo waje ku isi, ngo Imana, Bibiliya irasobanuye, iravuga ngo uwo Kristo ngo ni ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Dukunda kuganira cyane no kuganirizwa ku butatu butagatifu cyangwa se ku butatu bwera bw'Imana. Hanyuma rero hano Bibiliya irashimangira ko Kristo ngo ni ubwiza, ni ukurabagirana, ni Imana yarabagiraniye mu bantu. haleluya. Aya magambo araryoshye. Ngo kuko uwo ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo. Yesu ashimwe cyane. Noneho wumva ikintu gitangaje hano, ngo Kristo ngo ni ishusho ya kamere y'Imana. haleluya. Reka mvuge gutya, ndashaka kubwira ko wowe Imana yaremye, Adamu yamuremye afite ishusho, afite ubwiza bugaragara, ariko akagira n'ishusho itagaragara, aribwo bugingo bwashyizwe muri we, bukozwe kandi abuhawe n'umwuka w'Imana yamuhumekeyemo. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero Bibiliya hano iratwereka ibice bibiri bya Kristo. Iratwereka ngo ni ukurabagirana k'ubwiza bwayo. Iyi ngiyi ni ishusho igaragara mu mubiri ya Kristo. Hanyuma ikanatwereka ngo akaba n'ishusho ya kamere y'Imana. Iyi ngiyi nayo ni image, ni ishusho ya Kristo ariko y'imbere. haleluya. Rero mwene data, ibi ngibi ni ngombwa ko tubimenya kugira ngo tumenye aka gakiza Imana yatuzaniye kandi ikakaduhesha ibinyujije muri Kristo Yesu. Ni ngombwa ko dutera intambwe ya mbere yo kubanza kumva Kristo ninde. haleluya. Itangiriro ryo kumenya agakiza no kubaha agakiza no kugendera mu gakiza, urushirizwaho kugira umwete wo kubana n'Imana neza, no kumenya iyi fenomene, ubu buryo Imana yaduhesheje iyi mpano. Mwene data rero, uyu munsi nari nshatse kubwira ngo Kristo wa wundi ujya uvuga
ni ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ni umubiri Imana yambaye, tuyibonera muri uyu mubiri. Bayibiri iravuga ngo ni ukurabagirana k'ubwiza bwayo. Uwo ni ukurabagirana k'ubwiza bwayo. Kandi ikindi kintu gikomeye ngo mo imbere harabasha kudusobanurira ngo ishusho ya kamere y'Imana. Nushaka kubona kamere y'Imana iyo ari yo, uzabashe kuba umwigishwa mwiza wa Bibiliya, ubashe kugenda utahuzwa kumenya ubuzima bwa Kristo n'igisobanuro cy'ibyo yaje kunyigisha kugira ngo nanjye mbwakire. Haleluya. Rero agakiza reka tugahere hano. Reka ejo dukomeze tubane mu ijambo ry'Imana. Agakiza ngahereye mu mizi, ariko uyu munsi mbashije kukubwira uwaduhesheje ako gakiza uwo ari we. Ni ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana. Uriya tujya twita Kristo wabonetse mu mubiri, ngo ni ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana. Ijambo rya kabiri, kandi imbere muri we hari ishusho ya kamere y'Imana, mu gihe imbere muri njyewe hari ishusho ya kamere y'icyaha, kandi inyuma muri njyewe hari umubiri watsindiwemo icyaha. Uyu mubiri upfa, uyu mubiri urwara, uyu mubiri unanirwa, uyu mubiri ubiterwa n'ikintu cyabaye imbere, kuko imbere habaye ishusho ya kamere y'icyaha yateye uyu mubiri wanjye kuba umubiri wambuwe ubwiza, wambuwe kurabagirana k'ubumana kuri wo, hanyuma uhinduka umubiri w'intege nke, upfa, ucumuzwa kandi ukorana na kamere y'icyaha, bikampindura umuntu w'intege nke. Imana igukize, kandi agakiza k'Imana kaje gukiza uwo nguwo w'imbere. Haleluya. Kugira ngo nzahabwe undi w'inyuma utabasha kubora. Ukurabagirana k'ubwiza bwayo nzaguhabwa, ariko namaze gutsindishirizwa kamere y'icyaha yansohotsemo, nakiriye kamere y'Imana, kamere yo gukiranuka kwayo yerekaniwe muri Kristo Yesu. Iyi ni inyigisho nini tutamara, ariko mu mwanya muto amagambo aryoshye nk'aya ngaya. Umwuka wera yagaburira ubugingo bwawe, umwuka wera yagaburira umwuka wawe, umwuka wera ayatsindishe kamere y'icyaha, kugira ngo iyi kamere, iyi shusho ya kamere y'Imana yerekaniwe muri Kristo yinjire mu bugingo bwawe, iguhindure rwose urushirizaho gusa n'Imana binyuze mu mpano y'agakiza kayo yaguhereye kandi yaduhereye muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha mwene data, ku bwa Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amen.